uruhu rwawe rusa nk'urukuze kandi ukiri muto. Reka nkubwire ibanga nakoresheje kugira ngo nkureho iminkanyari. Ukeneye ibintu 5 byonyine kugira ngo uruhu rwawe rwongere rugaragaze itoto. Uruhu rwiza ruheramo imbere. Tangira urye ibikomoka kuri vitamine C. Vitamine C serum ubundi mu busanzwe ni antioxidant irinda uruhu rwawe free radicals zishobora gutuma uruhu rwawe rukura imburagihe. Yongera collagen igatuma uruhu rugenda ruvaho imirongo n'indi minkanyari yose ruriho. Vitamine C igabanya kwirabura ku ruhu igatuma uruhu rusa hose atari bimwe usanga amatama yirabura izuru ari inzobe. Vitamine C serum na sunscreen bikorana neza cyane. Vitamine C serum ifasha mu gutuma sunscreen ikora neza akazi kayo kandi ifasha mu gutuma sunburn n'ibindi bibazo biterwa n'izuba bigenda bivaho ku ruhu. Vitamine C serum ishobora kongera hydration no gufasha uruhu kugumana ububobere, moisture na elasticity. Vitamine C serum ni anti-inflammatory ifasha mu kurinda uruhu rwawe kugira irritation iyo ari yo yose ishobora guterwa n'izindi product ukoresha. Ikindi ukeneye ni sunscreen. Nta sunscreen nta cyabaye. Ibintu byose wakwisiga sunscreen itarimo nta kintu waba uri gukora kuko UVA niyo mirasire gutuma uruhu rwacu ruzana iminkanyari imburagihe. Niba udakoresha sunscreen buri munsi, uruhu rwawe ruri gusaza kurenza uko wabitekereza. Zimwe mu ngaruka uzagira nukomeza kutirinda izuba harimo kugira amabara y'umukara ku ruhu. Twarabibonye ko melanine irinda uruhu rwacu imirasire y'izuba. Uburyo ikoramo, iyo imirasire ije ku ruhu rwacu, melanine ihita ikora ibara ry'umukara ryo kuza guhangana na ya UVA na UVB. Ikindi kintu uzahura nacyo kubera kudakoresha sunscreen ni uruhu gucika intege, rukananuka, collagen igashiramo, rugatakaza amazi, hyaluronic acid nayo dusanzwe dufite mu ruhu rwacu iragenda ikagabanuka, uruhu rukuma cyane, rukazana iminkanyari, mbese bya bimenyetso byose byo gusaza vuba bitangira kwigaragaza. Ikindi kibi cyane ni uko iyo udakunda kwirinda izuba ushobora kurwara kanseri y'uruhu, melanoma. Ikindi ukeneye ni ukongera uruhu amazi. Uko dukura amazi dusanganywe mu ruhu agenda agabanuka. Niyo mpamvu ukenera kuyongera kuko iyo yagabanutse uhita ubibona ku ruhu ko hari gap y'amazi arimo arabura. Uruhu rwumye cyane cyangwa uruhu rudafite amazi rusaza vuba. Ikindi ukeneye ni moisturizer igufasha kongera ibinure kuko uko uruhu rwacu rugenda rukura n'ibinure bigenda bigabanuka. Ukeneye moisturizer nziza y'abantu bakuru igufasha kongera densité y'uruhu rwawe. Ikindi cya nyuma ni retinol. Retinol niyo ifasha gukuraho iminkanyari byihuse kandi ikagenda ikora n'amacells mashya bigatuma uruhu rwawe rugenda rukaba smooth, rukaba rwiza, rukegerana, rukagira imbaraga, rukareka gucika intege. Mbese iyi niyo product ya mbere y'ingenzi cyane ukeneye niba ushaka gukuraho iminkanyari. Niba ufite imyaka 25 kuzamura watangira ubu ngubu uyikoresha niba udateganya gutwita vuba ahangaha.